haravuga ngo umutwe wa kabiri, ibisobanuro, ingingo ni iya kabiri. Mu gukurikiza ibivugwa muri iri teka, ijambo rya mbere batubwiye ni inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa, iri jambo rizakoreshwa cyane. Iri jambo rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Ni ukuvuga ngo inzira nyabagendwa muri rusange ni imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Nubona ahantu benshi bahurira nko mu isoko, muri gare, hariya za Nyabugogo n'ahandi ubona hari abantu benshi, haba ari mu nzira nyabagendwa nyine. Noneho ijambo rya kabiri ni ijambo umuhanda. Iri jambo dukunze kurikoresha cyane, ariko ukwiye kumenya ko ijambo umuhanda rivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanyijwe ku buryo bugaragazwa n'ubutaka bwayo cyangwa se ubusumbane. Umuhanda ushobora gutandukana n'uwundi bitewe n'uko umwe uri hasi y'uwundi, imihanda nyine isumbana. Birumvikana rero ko umuhanda bivuga igice cyangwa se ibice by'inzira nyabagendwa ariko byagenewe kugendwamo n'ibinyabiziga. Ijambo rya gatatu ni ijambo inzira y'ibinyabiziga. Noneho ijambo inzira y'ibinyabiziga rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije, kuko uzasanga umuhanda aho ibinyabiziga binyura, ku ruhande ushobora kuzasanga agahanda k'amagare, nako turaza kukabona. Rero baravuga ko inzira y'ibinyabiziga bivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Ijambo rya kane, igisate cy'umuhanda. Reba ufashe nk'igisheke ukagisaturamo kabiri, haboneka cyitwa igisate cy'igisheke. Ariko iyo ari igisate cy'umuhanda, ni ukuvuga ngo rivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo. Bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye, ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye. Ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri n'amapikipiki ni imodoka nyine. Igisate cy'umuhanda, kurya ubona mu muhanda harimo umurongo hagati, hino ni igisate, hirya naho ni ikindi gisate. Rero twumvise ko igisate cy'umuhanda bivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo. Ijambo rya gatanu rero ni agahanda k'amagare. Agahanda k'amagare rero bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, kandi ubwo bizanagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Buriya amagare na velomoteri tuzabibona mu ngingo zisoza, afite ahantu anyura ayo magare na velomoteri ku ruhande aba yaragenewe. Niho rero bavuga ko ari agahanda k'amagare. Ukwiye kumenya ko agahanda k'amagare kagenewe kugendwamo n'amagare ndetse na velomoteri. Nibyo. Ijambo rya gatandatu ni ijambo isangano n'inkomane. Tujya twumva ngo amasangano, inkomane. Aho rero bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira cyangwa se utungukira mu wundi, cyangwa se mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa. Ni ukuvuga ngo ibyo twitaga ngo ni amarompuwe, mu kinyarwanda cyiza gikoreshwa mu igazeti, nicyo bita isangano n'inkomane. Rero isangano n'inkomane ni ahantu hose imihanda ihurira cyangwa se mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa, ahantu ushobora kugera ugatubona imihanda ibiri imbere yawe, bikagusaba ko wakabaye ugira umuntu ukuyobora ngo nyura ahangaha, niho hakugeza ahantu runaka. Niho bita mu maharakubiri cyangwa se aho imihanda ihurira, isangano ndetse n'inkomane, aho umuhanda urasukira mu wundi cyangwa se utungukira mu wundi. Ijambo rya karindwi ni ijambo akayira. Twese turatuzi utuyira, twatuyira tunyuramo tujya mu masambu, mu mirima yacu, cyangwa se mu makaritsiye aho dutuye, twatuyira. Ngo bivuga rero inzira nyabagendwa ifunganye nto cyane, nicyo bishatse kuvuga gufungana. Bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ni ukuvuga ngo hanyura abanyamaguru, hakanyura igare, hakanyura velomoteri n'ipikipiki. Abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bingahe? Bibiri. Twakomeza tugahita tubona rero ko ijambo rya munani ari ijambo inzira y'igitaka. Ijambo inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri. Tujya tuzibona ukabona ahantu haranyura imodoka ariko ebyiri zikaba zitahabisikanira. Iriya ni inzira y'igitaka, iragutse kuruta akayira, hanyuramo imodoka yego, ariko ntabwo zabisikana ari ebyiri. Inzira y'igitaka rero bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri. Inzira y'igitaka rero izakomeza kwitwa ityo, izakomeza kwitwa inzira y'igitaka, naho yaba isa n'umuhanda igihe cyose izaba igeraho ikarasuka cyangwa se igatunguka mu nzira nyabagendwa. Ijambo rya cyenda ni ijambo urusisiro.
twese tujya tubyumva ngo mu rusisiro runaka atuye mu rusisiro. Urusisiro bivuga ahantu hari abantu benshi, niko dusanzwe tubizi, ariko mu igazeti ngo bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye ari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se aho binjirira n'aho basohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu, aho binjirira, aho basohokera, kuba hari abantu benshi, kuba hari amazu menshi afatanye kuri buri ruhande rw'inzira nyabagendwa. Tuzabibona ko n'umuvuduko, uburyo tugomba kuhagenda tubwitondera, umuvuduko wo mu nsisiro uragabanuka. Tuzabona ku ngingo ya 29 igika cya 3 ko umuvuduko wo mu nsisiro ugabanuka. Rero tuvuye mu nsisiro tubonye ko ari ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye ari ku ruhande urwo ari rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se aho binjirira n'abasohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu. Turajya ku ijambo rya 10, nitumara kurireba ubwo ndahita mbakira ku murongo, wenda iryo utumvise neza turisubiremo, tubone gukomeza n'andi magambo 11 ari basigaye ku isomo ry'uyu munsi. Ijambo rya 10 ni ijambo umuyobozi. Twari tuzi ko umuyobozi twumvaga ari gitifu, twumvaga ari sosiyale, twumvaga ari inde, ariko mu igazeti y'amategeko y'umuhanda umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa, zaba izikurura, izikorera cyangwa izo bagenderaho, cyangwa se amatungo, yaba ubushyo cyangwa se imwe imwe. Tuzakoresha ijambo umuyobozi w'ikinyabiziga, umuyobozi w'inyamaswa, umuyobozi w'amatungo. Tuzanabona ku ngingo ya 11 y'iri teka imyaka y'ifatizo ku bayobozi. Abayobozi, iryo jambo rizakomeza rigaruka ari umuyobozi. Nta hantu muri igazeti wabona hari ijambo umushoferi, bakoresha ijambo umuyobozi. Tubonye ko bivuga umuntu wese rero utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikurura, izikorera, izo bagenderaho cyangwa se amatungo, yaba ubushyo cyangwa se imwe imwe. Reka noneho dukomeze n'ijambo rya 11, ni ijambo umukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi turi buze kubona cyangwa se tuzabona mu minsi iri imbere ku ngingo ya 3, akazaba yambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Wabona turiya muntu hari ikintu agomba kuba afitiye ububasha. Tuzabareba bari mu byiciro 9 ku ngingo ya 3, ushatse waza kunyuzamo amaso. Umukozi ubifitiye ububasha rero ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso, ariko rero agomba kugaragaza ko abifitiye ububasha. Akaba yakwereka nk'ikarita y'akazi, wayireba ugahita umenya uti uyu muntu hari ububasha runaka afite ku byo ariho ambaza. Noneho ijambo rya 12 ni ijambo ikinyabiziga. Ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Ubwo za mashini zihinga ni ibinyabiziga bihinga nyine. Noneho izimwe za modoka zitwara abantu, zitwara ibintu ku butaka, nibyo bita ibinyabiziga. Ijambo rya 13 ni ijambo ikinyamitende. Bivuga ikinyabiziga cyose n'igare ry'ikiziga kimwe, ibiziga 2, 3 cyangwa 4, ariko kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho, nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Ikinyamitende ni nk'igare ry'ikiziga kimwe, 2, 3 cyangwa 4, ariko ikintu cy'umwihariko nuko ku kinyamitende bakoresha ibirenge cyangwa intoki, bagakoresha n'imbaraga zabo kugira ngo kibe cyava ahantu hamwe kigera ahandi. Ijambo rya 14 ni ijambo rigizwe n'amagambo 2 atandukanye. Hari ijambo igare, hakaba n'ijambo velomoteri. Kuri A hari igare. Igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga 2. Igare ni ikinyamitende naryo kuko rikoreshwa n'imbaraga z'umuntu ririho, nko yakoresha ibirenge cyangwa intoki. Ni igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga 2. B hari ijambo velomoteri. Velomoteri imwe benshi bita ngo ni agahene. Ni velomoteri rero bivuga ko ari ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze 2 kandi gifite moteri. Moteri ikaba itarengeje santimetero kibe 50, imbaraga zayo zitarenze kaveya 4. Uzi ko ku mabuye y'amaradiyo dukoresha ngo ni volte. Ni uburyo rero abayize ubugenge, ayo mafizike, babara imbaraga z'ikinyabiziga. Imbaraga rero za velomoteri ngo nizirenga kaveya 4 kandi nanone nirenze santimetero kibe 50. Ubu nibwo bushobozi, niko bupimwa hakurikijwe uko yakozwe. Kandi velomoteri umuvuduko wayo nurenga kilometero 60 mu isaha, hakurikijwe uko yakozwe. Imbaraga zo kuba yavuduka cyane ngo nigomba kurenza kilometero 60 mu isaha. Ikindi ngo igare na velomoteri iyo bidahetse ababigenderaho ntibifatwa nk'ibinyabiziga. Kizitwa igare, kitwe velomoteri, ariko kizitwa ikinyabiziga ari uko gihetse ukigenderaho. Ijambo rya 15 ni ijambo ipikipiki. Ipikipiki ibintu tujya twita ngo ni moto.
nta hantu uzabona ijambo moto hano, ni ipikipiki. Bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Ni ukuvuga ngo uretse velomoteri ifite izina ryayo velomoteri, ibindi binyabiziga uzabona bifite ibiziga bitarenze bibiri kandi bifite moteri, uzamenya yuko ari ipikipiki. Ipikipiki rero ngo bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Ijambo rya 16 turahasanga ijambo ikinyamitende 3 n'ikinyamitende 4 bifite moteri. Ikinyamitende gusa twabonye ko ari igikoresha ingufu z'umuntu kiriho nko kuba yakoresha ibirenge cyangwa intoki, ariko iyo haje ibinyamitende 3 n'ibinyamitende 4 bifite moteri, twaze tubona amafoto yabyo hejuru. Ikinyamitende 3 n'ikinyamitende 4 bifite moteri bivuga ibinyabiziga by'ibiziga 3 cyangwa 4 bitarengeje uburemere bw'ibiro 400. Ngo ntabwo ushobora kurenza uburemere bw'ibiro bingahe? 400, kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe 350. Mu gihe kuri velomoteri twabonye santimetero kibe 50, ku binyamitende 3 n'ine bifite moteri ntibyarenza santimetero kibe 350. Imbaraga zayo zikaba nazo zitarenga kave ya 15, mu gihe kuri velomoteri twabonye kave ya 4. Ibinyamitende 3 n'ine rero byo ntibigomba kurenza kave ya 15. Ikindi batubwira ngo kuba washyira intebe ku ruhande cyangwa romoroke inyuma y'ibyo binyabiziga ntacyo bihindura mu rwego birimo. Turaza kubona romoroke icyo ari cyo iri jambo ryarijemo, turaza kureba icyo bivuga. Ariko ngo kuba washyira intebe ku kinyamitende 3 cyangwa 4 ku ruhande rwabyo cyangwa ugashyiraho romoroke inyuma ngo ntacyo bihindura urwego birimo, bikomeza kuba ibinyamitende 3 cyangwa se ibinyamitende 4 bifite moteri. Ijambo rya 17 ni ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri. Wakibaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga iki? Bivuga ko ari ikinyabiziga cyose gifite moteri kigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize. Iryo jambo rifate neza. Kuba ari ikinyabiziga kigendeshwa na moteri gusa ntibihagije, ahubwo ni ikinyabiziga kigendeshwa na moteri, gifite moteri kigendesha ariko kigendeshwa n'ibindi bikigize. Moteri gusa ntiyakora hatari ibyuma biyobora, hatari ibiziga bira twita amapine, ntabwo ikinyabiziga cyagenda. Gifite moteri kigendesha ariko kandi kigendeshwa n'ibikigize. Twagiye n'ijambo rya 18, ijambo imodoka. Twese turazizi ntawe utarajya mu modoka. Ijambo imodoka rero bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri. Ipikipiki, ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri, imashini zikurura, izihinga. Ni ukuvuga ngo ibindi byose bisigaye bizitwa imodoka uretse velomoteri. Ni velomoteri nyine. Ipikipiki ni ipikipiki. Ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri nuko. Imashini ni imashini. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ibindi bisigaye byose bizaba byitwa imodoka. Ni imodoka. Velomoteri yitwa velomoteri kwayo, ipikipiki, ibinyamitende, imashini zaba izinga n'imashini. Icyo gihe bisigaye vatiri, fuso, dayihatsu, ibeni, kwasiteri, byose bizitwa imodoka uretse ibyo tubanje gukuramo batubwiye. Ijambo rya 19 rero ni romoroke. Romoroke bivuga iki? Romoroke abenshi bazi ngo ni bya imodoka ngo bya romoroke bimwe binini. Oya, ntago kuva imbere kugera inyuma ari romoroke, ahubwo romoroke bivuga ikinyabiziga kigeneye gukururwa n'ikindi. Romoroke bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi, kirya kiri inyuma kiba kigenda gikuruwe nicyo bita romoroke. Turaza kukireba mu mafoto. Noneho iryo jambo ngo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu. Duhite tumanuka kuri 20 turebe makuzungu ngo ni iki. Ijambo makuzungu bivuga romoroke iyo ariyo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura, ku buryo igice cyayo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ubw'ibyo itwaye bukaba bushikamiye icyo kinyabiziga nyine gikurura. Urabona hahandi umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye, inyuma yaho hari ikintu tutamenye ngo ni igikontineri kiba giteretseho. Icyo nicyo cyitwa makuzungu. Noneho inyuma hakaza ikindi kimodoka gikuruwe. Igikuruwe nicyo cyitwa romoroke. Turaza kubireba rero ku mashusho. Noneho ijambo rya 21 ari ryo tugiye gusorezaho uyu mwanya ni ijambo romoroke ntoya. Twabonye ko romoroke bivuga ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Noneho romoroke ntoya yo bivuga romoroke iyo ariyo yose ifite uburemere butarenga ibiro 750. Ni ukuvuga ngo romoroke ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi, ariko romoroke ntoya tuzahore tubimenya mu nzira zindi tuzakoresha inyuma ko romoroke ntoya bivuga romoroke iyo ariyo yose itarengeje ibiro 750.
ni amagambo ibinyabiziga bikomatanye n'ibinyabiziga bikururana. Twahoze tubona romoroke na makuzungu, tubona ko romoroke ari ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi, makuzungu ikaba ari romoroke yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura ku buryo uburemere bwayo bwose waba ugishikamiye. Noneho rero iyo bavuze ngo ni ibinyabiziga bikomatanye cyangwa se ibinyabiziga bikururana, bivuga ibinyabiziga bifatanye bikagenda nk'aho ari kimwe. Nubwo hari romoroke, nubwo hari makuzungu, cya kinyabiziga gikurura, biragenda nk'aho ari kimwe, birakomatanye, birenze kimwe, ariko biragenda nk'aho ari kimwe kuko n'ubundi biba bifite umuyobozi umwe. Ijambo rya 23 ni ijambo ikinyabiziga gifatanije. Kizitwa ko ari ikinyabiziga gifatanije, kimwe ari ikinyabiziga gikurura, ikindi ari makuzungu. Cya gice cya mbere twabonye ku ifoto, ndongera nyigarureho, cya gice cya mbere kigizwe na cya kinyabiziga gikurura cyateretsweho ya makuzungu, tutiriwe dushyiramo romoroke. Icyo gice cya makuzungu n'ikinyabiziga gikurura, icyo gice cya mbere kibanza nicyo cyitwa ikinyabiziga gifatanije. Cyitwa rero ikinyabiziga gifatanije cyangwa se gikomatanye, kimwe ari ikinyabiziga gikurura, ikindi ari makuzungu. Ijambo rya 24 ni ikinyabiziga gikururana kabiri. Kizitwa ko gikururana kabiri niba ari ya makuzungu hajeho na romoroke inyuma, urumva bibaye bibiri. Ikinyabiziga rero gikururana kabiri bivuga ibinyabiziga bikomatanye bikururana, bigizwe n'ikinyabiziga gifatanije kandi kiriho romoroke yacyo. Ikinyabiziga gifatanije kimwe tumaze kubona kuri 23, twongeyeho romoroke. Igifatanije twongeyeho romoroke bizitwa ko bikururana kangahe? Kabiri. Ijambo rya 25 ni uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye. Uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye, ayo magambo avuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisoro n'ibikoresho byacyo ngombwa kandi cyuzuye lisansi, mazutu cyangwa gaze, amazi n'amavuta, ariko hatabariwemo abagitwaye, abantu cyangwa imizigo cyikoreye. Mbese icyo kinyabiziga gihagaze hariya wagenda ukagura, kirimo lisansi, mazutu, gaze, amazi n'amavuta, niba kibikoresha byose, nta muntu urimo, yewe nta n'akantu na gato, nta n'ikiro na kimwe cy'umusumari kirimo, nta kintu kirimo, nta muntu urimo, hahandi gihagaze gusa gifite ibyangombwa byacyo byuzuye, nibwo kizitwa uburemere bwacyo nibwo buzitwa uburemere bwite cyangwa se bw'ikidapakiye. Mu gihe hepfo kuri 26 tubona uburemere bwikorewe, buzitwa ubwikorewe. Rero bwa buremere bwite bw'ikinyabiziga kizima hongereho uburemere bw'imizigo cyaba cyikoreye, ubwo ugitwaye n'undi muntu wese gitwaye. Twafashe bwa buremere bwite twongeyeho umuntu waba ugitwaye n'undi yaba ahetse n'imizigo yose irimo, ibyo byose bikubiye hamwe nibwo buzitwa uburemere bwikorewe. 27 hari ijambo uburemere ntarengwa bwemewe. Iri jambo tuzarikoresha cyane. Uburemere ntarengwa bwemewe bivuga uburemere bwose ntarengwa bw'ikinyabiziga bwemeje hakurikijwe ibivugwa muri iri teka. Uburemere ntarengwa bwemewe tuzabona ko ku matema akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho, uburemere ntarengwa bwemewe bunyuzwaho butarenga toni 8, ni ku ngingo ya 40. Bivuze ngo ni uburemere bwemejwe hakurikijwe ibivugwa muri iri teka, ko uburemere ntarengwa bwemewe bunyuzwa ku matema akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho butarenga toni 8. Ni ukuvuga ngo rero uburemere ntarengwa bwemewe ni uburemere bwose ntarengwa bw'ikinyabiziga bwemejwe hakurikijwe ibivugwa muri iri teka. Kuri bya binyabiziga bikomatanye rero ho bwitwa uburemere bugendanwa. Nibyo. Ijambo rya 28 guhagarara umwanya muto. Guhagarara umwanya muto, kwa kundi uhagaze ugakuramo abagenzi mu modoka cyangwa se ukinjizamo abandi ugahita ugenda ako kanya, uhagaze umwanya muto. Bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa se bisohoke. Igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Mu gihe ijambo rikurikira rya 29 rivuga guhagarara umwanya munini, bivuga igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Guhagarara umwanya munini niba ugiye ugahagarara mu marembo y'isoko ahagenewe guhagararwa umwanya munini, ukajya mu isoko ugahaha, ukadodesha urukweto bigatwara isaha yose, ubwo uhagaze umwanya munini. Ni igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Ijambo rya 30 ni ijambo akagarurarumuri. Akagarurarumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje.
ntabwo ari gashashagirana. Hari abanyeshuri bajya bavuga ngo gashashagirana, no, ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Muzabona ku modoka utuntu duhari turabagirana iyo amatara amuritseho. Abajya babona amapoto y'amashanyarazi, hari ahantu handitse ngo hegereye wapfa, ubona ko nijoro iyo umuritseho amatara akozeho uhita ubona hahise harabagirana. Uzabona imyenda y'abapolisi ashobora kuba ari muri metero nk'ijana, ukaba wabasha guhita ubona twa turongo turimo turabagirana. Ndumva byumvikana, ariko utabyumva araza kuvuga tubisubiremo neza. Rero hariya hantu harabagirana niho buriya n'ubuso ngarurarumuri, kakitwa kagarurarumuri. Rero ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Ijambo rya 31 ni ijambo ikinyabiziga ndakumirwa. Abantu benshi bumvaga ikinyabiziga ndakumirwa nk'ubu mbabajije ngo ni ibihe, bamwe baratangira ngo ibitwara abayobozi, abandi bagatangira ngo ibitwara perezida, abandi ngo ibitwara amafaranga, abandi bakavuga byinshi, ariko ibinyabiziga ndakumirwa biri mu moko atatu yonyine. Baravuga ibinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga by'abapolisi, ibizimyankongi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi. Nabwo kandi byitwa ibinyabiziga ndakumirwa iyo bijya aho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabazi irabagirana cyangwa irangurura ijwi. Kibaye ari igitwara abarwayi ariko bakijyanye mu igaraje ntabwo cyakitwa ndakumirwa. Kibaye ari icy'abapolisi, umupolisi yigiriye mu zindi shuguri ziwe ntawamenya, ntabwo cyakitwa ndakumirwa. Cyitwa ikinyabiziga ndakumirwa iyo ari icy'abapolisi, iyo ari igitwara abarwayi, iyo ari ikizimyankongi, ariko kiri mu butumwa bwihutirwa kikarangwa n'intabaza yihariye. Intabaza zihariye z'ibinyabiziga ndakumirwa ziba zigizwe n'itara rimwe cyangwa n'amatara menshi amyatsa y'ubururu. Tuzabibona ku ngingo ya 36. Intabaza zirabagirana z'ibinyabiziga ndakumirwa ngo ziba zigizwe n'itara rimwe cyangwa n'amatara menshi amyatsa y'ubururu. Uretse rero intabaza zirabagirana ngo habaho n'intabaza irangurura ijwi. Tuzabibona. Ijambo rya 32 ni amatara y'urugendo. Amatara y'urugendo niyo bita amatara maremare. Bivuga amatara y'ikinyabiziga muri ku muhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga. Amatara maremare amurika nyine imbere mu ntambwe ndende, niyo bita amatara y'urugendo. Ijambo rikurikira turi busorezeho rya 33 ni amatara yo kubisikana. Amatara yo kubisikana niyo matara magufi. Bivuga amatara y'ikinyabiziga muri inzira nyabagendwa imbere y'icyo kinyabiziga kitagombye guhuma cyangwa kubangamira abayobozi bava mu cyerekezo. Abayobozi bava aho ugana kugira ngo utababangamira ucana amatara magufi ariyo yo kubisikana. Ubu tugeze ku ijambo rya 34. Ijambo rya 34 rivuga amatara ndangambere. Amatara ndangambere twari twabanje kubona kuri 32 na 33 amatara magufi n'amatara maremare. Ndizera ko mubyibuka. Twabonye ko amatara maremare ari amatara bita y'urugendo abonesha imbere y'ikinyabiziga mu ntambwe ndende, mu gihe amatara magufi bivuga amatara n'ubundi yo kubisikana abonesha imbere y'ikinyabiziga atagombye guhuma abandi bayobozi baturutse mu cyerekezo wowe uri muganamo. Rero amatara ndangambere nk'uko tubibona biravuga ni amatara y'ikinyabiziga amurika akiranga, ntago amurika, ni amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Uzabona nk'imodoka iri ipakira imizigo ahantu, twa dutara tuguma ducanye imbere nitwo bita amatara ndangambere. Uba ubona ari utwo turanga ko aho hantu hahagaze ikinyabiziga kuko. Noneho ayo matara ndangambere niyo aranga ikinyabiziga akagaragaza n'ubugari bwacyo burebewe imbere, yitwa ndangambere kuko ari imbere. Mu gihe ku 3 batubwira amatara ndanganyuma, nayo bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe inyuma. Nayo aranga ikinyabiziga akagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma. Ku ngingo ya 42 niho tuzabibona mu buryo burambuye ko ikinyabiziga nk'imodoka bigira amatara abiri ndanganyuma atukura. Noneho ijambo rya 36 ni amatara kamenabihu y'imbere. Amatara kamenabihu y'imbere bivuga amatara y'ikinyabiziga abonesha neza inzira imbere yacyo igihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, urubura cyangwa se umukungugu. Twa dutara bakoresha tujya kwitwara nk'amatara magufi ariko twitwa kamenabihu bitewe n'uko tubonesha imbere y'ikinyabiziga mu gihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, urubura cyangwa se umukungugu. Nabyo tuzabibona ku ngingo ya 43 n'ubundi. Noneho tukabona amatara kamenabihu y'inyuma.
ni amatara y'ikinyabiziga noneho yo akiranga. Mu gihe cy'igihu cy'imvura nyinshi, urubura n'umukungugu, ni amatara aranga ikinyabiziga akerekana ubugari bwacyo burebeye inyuma. Muri icyo gihe nyine cy'igihu cy'imvura nyinshi, urubura cyangwa se umukungugu, ni ukuvuga ngo kamenabihu y'imbere arabonesha mu gihe cy'igihu, imvura nyinshi, urubura n'umukungugu, mu gihe kamenabihu y'inyuma yo aranga ikinyabiziga akagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma muri cya gihe cy'igihu, imvura nyinshi, urubura ndetse n'umukungugu. 3 n'umunani turahabona amatara yo gusubira inyuma. Muzumva ikinyabiziga gisubira inyuma, kumwe kiba kijwigira dididi, hari n'udutara tuba twaka inyuma. Amatara yo gusubira inyuma mu ngingo za 79 tuzabona yuko amatara yo gusubira inyuma aba yera cyangwa se ari umuhondo. Amatara yo gusubira inyuma rero bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubira inyuma cyangwa se kigiye gusubira inyuma. Hari amatara yo gusubira inyuma yo yatse abamenyesha abandi bayobozi ko icyo kinyabiziga kirimo gisubira inyuma cyangwa se kigiye gutangira gusubira inyuma. Ijambo rya 39 ni ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri. Ibinyoteri turabizi bigaragaza icyerekezo niba umuyobozi agiye kwerekeza iburyo cyangwa ibumoso. Rero ngo ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. Niyo matara ndangacyerekezo nyine bigaragaza. Ku ngingo ya 44 tuzabona ko uhindura icyerekezo agomba kubigaragaza nibura kiri muri metero 50, akabigaragaza akoresheje amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cye, yaba ntayo byamushobokera akabyekanisha ukuboko. Nanone ku ngingo ya 80 tuzabona amatara ndangacyerekezo, ese asate nijoro agaragara muri metero zingahe? Ni 150. Ku manywa agaragara muri metero zingahe? Metero 20. N'ibindi byinshi tuzabona ku matara ndangacyerekezo ku ngingo ya 80. Noneho dukomeze n'ijambo rya 40, handitseho itara rishakisha. Ndaza kuribereka ku ifoto. Itara rishakisha ni naryo ryitwa itara rihindukizwa. Bivuga itara ry'ikinyabiziga gishobora guhindukizwa n'umuyobozi bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda, kandi rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa hirya yayo. Ni itara riba riteye ku kinyabiziga ku buryo ushobora kugeraho kandi ukarihindukiza rikabonesha hepfo, haruguru, iburyo, ibumoso, mbese rirahindukizwa, rirashakisha bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda ngo urahite ugihindukiza nacyo. Itara rihindukizwa niryo rihindukizwa ryonyine. Mu ngingo ya 76 batubwira ko iri tara rihindukizwa riba ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo. Dukomeje n'ijambo rya 41 tuhasanga itara ndangamubyimba n'itara ndangaburumbarare. Nabyo tuzabibona. Itara ndangamubyimba n'itara ndangaburumbarare bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo, ubugari bw'ikinyabiziga ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure bwacyo burenga metero 6, cyangwa iyo ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero 2 na santimetero 10. Byumvikane neza ko hari imodoka ujya ubona ifite udutara mu mpande, ku mbavu zacyo hariho udutara tugenda tugaragaza uburumbarare, ingano y'ikintu. Kumwe bavuga ngo umusozi urarumbarara, n'ikinyabiziga kigaragazwa ubunini bwacyo, ubugari bwacyo, uburebure bwacyo. Ya matara bari hejuru cyane, indangaburumbarare, indangamubyimba, ni amatara nyine agaragaza ingano uko ikinyabiziga kingana, agashyirwaho igihe ikinyabiziga gifite uburebure burengeje metero 6 n'ubugari burengeje metero 2 na santimetero 10 habariwemo ibyo cyikoreye. Ijambo rya 42 ribanziriza irya nyuma ni ubuso bubonesha. Ubuso bubonesha. Iri jambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara ni ubuso busohokana urumuri, naho ku byerekeye utugarura rumuri bikavuga ubuso burabagiranamo urumuri. Turebe nk'itoroshi umurikisha, hariya hose haturuka urumuri niho bita ubuso bubonesha. Hariya hasohoka urumuri ni ubuso bubonesha, mu gihe ku byerekeye utugarura rumuri tumwe twize twa tuntu turabagirana ho bwa buso burabagirana nibwo bwakabaye ari ubuso bubonesha. Bwitwa rero ubuso bubonesha ku matara, naho kutugarura rumuri bukaba ari bwa buso burabagiranamo urumuri. Rero ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara ubuso busohokana urumuri, naho ku byerekeye utugarura rumuri bikavuga ubuso burabagiranamo urumuri. Ijambo rya nyuma ni ijambo itara ry'umuhondo. Tugenda dukoresha ijambo itara ry'umuhondo
tuzasanga rero ku itara ry'umuhondo bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, umuhondo nyawo cyangwa se umuhondo usa n'icunga. Ni ukuvuga ngo tuzabona ko imihondo ibitandukanye mu buzima busanzwe, nugire amabara y'umuhondo uzabona ko hari umuhondo wiganje cyane, hakaba n'ujya gusa n'icunga rihishije. Rero itara ry'umuhondo hari umuhondo nyawo, umuhondo wiganje ndetse n'umuhondo usa n'icunga rihishije. Aha niho hashoreje ingingo ya kabiri yatubwiraga ku bisobanuro by'amagambo ageze kuri 43. Ubwo isomo rikurikira tuzahita dukurikizaho ingingo ya gatatu itubwira abakozi babifitiye ububasha. Mwakoze gukurikirana isomo ry'uyu mwanya, ndabashimiye. Yari mwarimu Maxime Kayumba. Ubwo ibisigaye ikibazo mwagira murahita mukibaza kugira ngo tusoze iyi ngingo ya kabiri tuyumva twese. Murakoze cyane.